imibare turi buze gukoresha igihe uraba ushaka kubikuza amafaranga yawe wizigamye muri ejo heza, sibyo? Abantu mwese mwizigamye muri ejo heza ndababwira ati congratulation cyangwa se cool, mwakoze ibintu bya danje kuko mwari muzi yuko muzabikuza amafaranga mu myaka 55, ariko leta y'u Rwanda yaje kuba itekerereza abanyarwanda, iravuga ati abanyarwanda ku mafaranga umuntu yabikiye yizigamye muri ejo heza biranashoboka yuko yazajya afataho makeya akikura mu bukene atarindiriye kugera mu myaka 50. Ntibikiri inzozi ahubwo bibaye impamo muri ejo heza. Ubu ngubu buri munyarwanda wese uzi ko yazigamiye izabukuru muri ejo heza agiye kuzajya abikuza amafaranga ye bitagombereye kuba yageza imyaka 55. Yumvire uburyo ibi bintu byaje gukorwa n'uburyo bimeze. Impinduka zikomeye muri ejo heza. Guverinoma y'u Rwanda yatangaje urugendo rwo kuvugurura imikorere ya gahunda y'ubwizigamire bw'igihe kirekire muri ejo heza. Rwose abantu mwese mwabikije muri ejo heza none mugiye kujya mubikuza amafaranga yanyu kuri mobile money. Nshatse navuga yuko wowe utaramenye iyi nkuru wahombye, cyangwa se wowe udashaka kuba wakumva aya makuru ko ufite ikibazo muri wowe, kuko niba utazi yuko ejo heza noneho yaje kuba yemeza yuko, cyangwa se yemeza yuko umuntu wese wagiye yizigamira muri ejo heza mu bwizigame bw'igihe kirekire ejo heza, murabizi yuko muri ejo heza umuntu yajyaga yizigamiramo ariko bakamubwira ko amafaranga azayabikuza nyuma y'imyaka 55 yageze mu zabukuru cyangwa se yagiye muri pansiyo. Ariko uyu munsi wa none ntago ariko bikimeze, kuko leta y'u Rwanda yaje kuba ifata imyanzuro, cyangwa se baje kuba bavuga ati bitewe n'uburyo abaturage bacu tubona bakeneye kwiteza imbere cyangwa se bakeneye kuba babaho vuba byihuse, ejo heza yaje kuba ifata umwanzuro wo kuvuga ati umuturage azajya abikuza amafaranga yabikije, rwose biremewe, azajya abikuza amafaranga yabikije. Kandi baje kuba bemeza mu nama yabaye uyu munsi wa none yuko bagomba no kuba bagabanya bakoroshya ku buryo amafaranga yawe n'uzajya uyashaka uzajya ukanda imibare kuri telefone yawe nk'uko tubikuza kuri mobile money cyangwa kuri Airtel money, ukaba wakuraho amafaranga makeya kuyo wizigamye bitagombereye kuba wagira ya myaka 55. Muri iyi video rero ngiye kuba nakwereka uburyo ibyo byose biri buze kuba bigenda kugira ngo uzajye uba wabasha kubikuza amafaranga yawe wizigamye muri ejo heza utagombereye kugera mu myaka 55. Uragandika akanyenyeri 182 akanyenyeri, cyangwa se ushyireho urwego, wabikora kuri telefone y'amatushe, wabikora kuri telefone ya smartphone, hose iyi niyo mibare turi buze gukoresha igihe uraba ushaka kubikuza amafaranga yawe wizigamye muri ejo heza, sibyo? Abantu mwese mwizigamye muri ejo heza ndababwira ati congratulation cyangwa se cool, mwakoze ibintu bya danje kuko mwari muzi yuko muzabikuza amafaranga mu myaka 55, ariko leta y'u Rwanda yaje kuba itekerereza abanyarwanda, iravuga ati abanyarwanda ku mafaranga umuntu yabikiye yizigamye muri ejo heza biranashoboka yuko yazajya afataho makeya akikura mu bukene atarindiriye kugera mu myaka 55. Bivuze ngo nawe ufite imyaka 15, 10 n'ingahe iwanyu babwire bakuzigamire, kuko niba ufite imyaka 15 cyangwa se niba ufite n'umwaka umwe, iwanyu bagomba kuba bakuzigamira kugira ngo nawe n'igihe nibashaka amafaranga uri ku ishuri cyangwa se wagiye ku ishuri ube amafaranga yawe ube wayabikuza. Ibintu byoroshye cyane, reka dukanda ino mibare. Urahita ukanda ku kanyenyeri 182 urwego, numara gukandaho uhite ukanda kuri simukadi ya MTN. Ibingibi no gukunda kuri simukadi ya MTN muri wa muyoboro wundi wo ntago byari byakunda kuba wakwemererwa kuba wabikuza amafaranga yawe ari muri ejo heza. Noneho uri buhite ukanda hano 5, urahita ukanda kuri 5, uri buhite ukanda kuri 5 kugira ngo tube twakwinjira muri systeme ya ejo heza. Urakanda hano kuri 5, numara gukanda kuri 5
5 uri buze uhite ahambere urahasanga mokashi, aha kabiri kavanse, aha gatatu ejo heza. Okay, turi bwongere tujye twishyiramo gatatu kuko twe turashaka kuba twabasha kugera muri sisiteme yo kubikuza ahangaha muri ejo heza. Noneho uri buze hano urahita usanga hano kuzigamira muri ejo heza, aha kabiri urahasanga iremere na ejo heza, aha gatatu uri buze kuhasanga naho kuzigamira itsinda. Ni ukuvuga ngo twe turi bwikandire kuri rimwe kuko twe turashaka mpaka tugeze aho turi bugaragarire mu kubikuza muri ejo heza. Noneho ahangaha hambere uri busangemo indimi ikinyarwanda, icyongereza, igifaransa, ahangaha urashyiramo hano ururimi wowe ushaka cyangwa se ururimi wumva. Ngerekane ikomereze n'ikinyarwanda cy'iwacu, ururimi gakondo, tujye twibuka kuruteza imbere ahantu hose tuvuge ururimi gakondo bizatugeza kure. Ahangaha kabiri uri uhasanga kwizigamira cyangwa se kuzigamira undi. Ibi nibyo navugaga kuri kabiri, zigamira undi, zigamira umwana wawe, zigamira mama wawe, zigamira papa wawe, zigamira inshuti yawe, zigamira undi muntu ubona udafite ubushobozi nawe kuko byoroshye amafaranga ashobora kuyakuriraho igihe cyose ashakiye. Noneho hano turahita dushyiramo rimwe kuko ninjye nawe ubu ngubu turimo kwizigamira cyangwa se turimo kuba twareba ibyo dushaka. Andika amafaranga wifuza kwizigamira, ahangaha barahita hano bakubwira ngo shyiraho amafaranga wifuza kwizigamira. Reka nshyiremo aya ngaya ubundi nkore sendi. Reka nshyiremo aya ngaya ubundi nshyiremo sendi. Ni ukuvuga ngo rero ahangaha barahita banyereka ngo 1000 kuri Ndahayo Samuel ugiye gushyiramo 1000. Ahangaha ndi bukande yego, ndakanda yego, cyangwa se nimba ntabishaka nkande hoya. Rero ni ukuvuga ngo ahangaha muri ejo heza ibintu byamaje kuba byakoroha. Reka nshyiremo rimwe kugira ngo kiriya 1000 nge nizigamiye kite kigenda, ndashyiramo rimwe. Noneho ahangaha barahita bambwira ati mwemeze kwishyura. Urumva ino mibare ninyikandaho ngiye kwita nsubira inyuma mite nkanda iyi mibare, dore ngiyi hano yajemo hano hejuru, ahangaha yaje, ahangaha noneho mite nshyiramo iyindi rimwe, hano iyindi rimwe. Ni ukuvuga ngo ahangaha ikintu ahangaha dukoze, ahangaha dukoze kwizigamira. Ahangaha mweretse uburyo wakwizigamira, ariko noneho muri video ngiye kubita nakwereka ukuntu noneho ugomba kubikuza aya mafaranga. Ni ukuvuga ngo iyi ni inkuru yakozwe n'ikinyamakuru Igihe, kandi iyi nkuru iravuga yuko rwose muri ejo heza ibintu byaje kuba bihinduka, baza kuba bemeza yuko buri munyamuryango amafaranga ye yagiye abitsa hano muri ejo heza, bitakiri ngombwa ko amafaranga yawe wayabikuza mu myaka 55 ugeze mu zabukuru, cyane ko n'umuntu burya amaze gucika intege nta mbaraga nyinshi aba agifite. Ahubwo baje kuba bemeza yuko noneho nuzajya uba ufite amafaranga yawe abikije hano muri ejo heza, ko igihe icyo ari cyo cyose wemerewe kuba wakuraho 30% ukajya kuba wayakemuza ibibazo byawe, cyangwa se ukaba wajya gukemura bimwe mu bintu bikureba.
咚咚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 咚。